Muraho neza nshuti za day cyangwa do everything yourself, reka aho uri hose ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana abari mu bihugu bitandukanye by'isi. Muri Amerika reka ngushimire cyane, twishime wabaye nk'umuvandimwe kandi rwose mu by'ukuri ntabwo tuba tuziranye ariko mukankunda kubera inkuru mbaha, kubera ukuntu tuganira nubwo tutarabonana ariko ndabizi neza ko harimo abamaze kuba nk'abavandimwe. Reka ngushimire Sandra, iteka uhora uvuga uti am the first, iteka uhora uri uwa mbere, ndabikunda cyane kandi ndabigushimiye. Reka nsuhuze rero abarundikazi, ntabwo ndi kubabona cyane muri iyi minsi, sinzi komantere zanyu ndimo ndazibura ariko kandi ndabizi ko munkunda cyane. Reka nsuhuze rero abanyarwanda bose by'umwihariko abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, Amerika, mu Burundi nyine n'abarundi nyirizina. Reka nsuhuze abari mu Burayi, za Belgique, za France, reka nsuhuze abari no mu bindi bihugu byose bitandukanye, mu bihugu by'Abarabu narabimenye namwe ko munkurikira. Reka rero tubane ku nkuru y'urukundo y'uyu munsi, nk'uko bisanzwe mugiye kubana na Celeste Habonimana. Reka mbere y'uko dutangira inkuru yacu mbanze nshimire umuntu wese wakoze subscribe ndetse nkwakire nawe uje kuri day ari ubwa mbere. Hanyuma ntabwo nkunda gusoma komantere z'abantu nyine ngo nzivuge hano, ariko nyine ndazisoma kuko ziranezeza, yewe nta nubwo wayandika ngo mare iminota myinshi ntarayigeraho ngo nyibone, ariko kandi hari komantere zigukora ku mutima. Nk'ubu inkuru duherutse gushyiraho, inkuru rwose y'ejo bundi, Bisengimana Josephine yagize ati sha ukuntu uvuga inkuru neza kandi nziza zirimo amasomo ariko ukaba udafite abantu bakoze subscribe, mba numva nakanda inshuro nyinshi ariko ntabwo bikunda, sinzi n'icyo nakora ngo babe benshi, gusa courage, nawe bizaza rwose kandi ndumva atari na kera. Oh my god, iyi komantere mu by'ukuri yanejeje cyane, ndavuga ati ariko se wa mugani kuki nyine usanga nk'inkuru yararebwe wenda nka 10k za views ariko ugasanga nyine disi umuntu wayirebye yanayikunze yego ariko yibagiwe gukanda kuri subscribe. Birafasha kuko uko ukanda subscribe bituma n'ubundi bakurekomanda nyine iyo nkuru. Niba nsohoye inkuru warakoze subscribe barabikubwira nyine ko nasohoye inkuru, birafasha rero. Niba hari inkuru yanjye wumvise ukumva urayikunze, nyamuneka ntugasige udakanze subscribe. Mu by'ukuri nanjye iyi komantere yankoze ku mutima, ariko ndibaza ngo none se dukora iki, tubigenze gute? Ariko hari ikintu twakora. Niba wumvise inkuru rwose yisangiza abandi, please wisharinga, bizagera kure abandi nabo baze kuruhukira hano kuri day. Impamvu mbyise kuruhuka, turabizi neza ko inkuru dutanga hano ni inkuru yego z'ubuzima, kandi ni inkuru twavuga ngo tuba turi kubamara irungu, kwa kundi ushobora kuba wicaye uri wenyine cyangwa se uri mu kazi, akazi kakuborinze ukavuga ati reka nambare ekuteri numve Celeste avuga inkuru. Ni inkuru z'urukundo, ni inkuru z'ubuzima busanzwe. Hanyuma impamvu nzise rero ko ari izo kuruhuka, turabizi neza ko kenshi dukuramo amasomo, niyo gahunda dufite, ni uko tugomba kumva inkuru ariko kandi ikagira n'ikitwigisha. Hanyuma reka twumve ubwo nasohoraga inkuru ya yindi y'umuseriveri waje gukundana n'umupapa nyine wari umukire. Reka turebe. Umutesi Cynthia yanditse komantere, mu by'ukuri ntababeshye iyo nanjye yarandijije, sinzi, nshobora kuba nyine ndi fragile, donc nshobora kuba noroshye cyane mu ma emotion yanjye kuko donc niko nteye. Celeste rwose ndi umuntu ugira ama emotion menshi cyane. Rero Umutesi Cynthia yarandijije, yaranditse ngo Celeste nifashe igihe kirekire ariko ubu reka mbivuge, ni ukuri ndagukunda cyane, ashyiraho n'udutima. Kuva natangira kukumva ni byinshi byahindutse mu buzima bwanjye, sinjya mpaga kukumva
nkumva ntuje, ngira emosiyo kenshi nkarira njyenyine, ashyiraho utu emoji arira, uranyubaka, uramfasha cyane, kuraje, turagukunda, mana sinzi uko nabikubwira, gusa uri umugisha kuri njye, wawu, ashyiraho n'udutima tune. Umutesi Cynthia, reka ngushimire kuri komantere yawe yankoze ku mutima cyane, ndabyibuka naranagusubije, ariko nyine nk'uko Josephine yabivuze ari nawe intandaro yo kugira ngo ni ya Cynthia nyisome, rwose pe ndabizi neza ko hari abantu benshi mumbwira ko inkuru zanjye zirabafasha, ariko se nyine kuki tukiri kuri 4K za subscribe? Bikwiye kwiyongera kandi ukwiye nawe kugira uruhare rwo kugira ngo aba bantu bumve izi nkuru bahinduke, baba abantu beza nk'uko duhora tubivuga, bareke kwiheba kuko kubaho neza birashoboka kandi ibyiza biri imbere, bakwiye kwiyongera bakaba abantu benshi. Josephine nyine yavuze ngo ntabwo abantu bakora subscribe, no, barayikora, gusa nyine baracyari bake kandi nuko mungana ndabibashimiye kuko 4K ntabwo muri bake cyane, ariko kandi mureke twongere. Mwakoze cyane rero gufata aka kanya tukaganira ku byabanje. Reka rero n'ubundi dukomezanye n'inkuru yacu y'uyu munsi. Wakoze cyane kuza kuri Day, reka tubane rero mu nkuru ya none, ni karibu. Inkuru yacu tuyitangiriye mu ishuri rya kaminuza, ubwo umukobwa Noella ari kuganira na Shadia. Shadia ati ako se Noella, ko nzi neza ko ni wowe muntu ukunda kuganira na Bruno inshuro nyinshi, ese Bruno agira ikihe kibazo? Noella ati no Shadia, nari nzi neza ko ari wowe nyine umuzi, uzi kuri kwirengagiza ko ari boyfriend wawe. Shadia ati byihorere sha Noella, ubu si byo mba nkubajije, ntabwo mba mbizi, ibyo nkubajije mbizi neza. Nese twese ninde utazi ko Bruno akuganiriza cyane kundusha? Nese ayoboye nyine ko ndi girlfriend we? Noella ati ambo, none se ushaka kumenya iki kuri Bruno utamwibariza, cyangwa se ubwo ni iki nyine atakubwiye kuri we? Bruno nyine icyo nzi cyo ni umwana w'umuhanga, se ndakubwira iki? None se ukeneye kumenya iki? Shadia ati reka nkubwize ukuri Noella, urabizi ukuri inshuti yanjye, ako buriya Bruno ntabwo nzi ukuntu namukubwira ugira ngo ajye yemera ko tuvuga kuri ku buzima bwe cyangwa background ye. Donc ntakubeshye, turakundana yego, Bruno ndamukunda cyane nk'uko bivuze, ni umuhanga, ariko ikintu cya mbere dupfa ntajya yemera ko donc dukora ku buzima bw'iwabo. Noella ati ngo sha nyine urumva ubuzima bwe nyine bufite ukuntu bucanganye, bufite ukuntu nyine bubabaje ukuntu, sinzi ko nyine yapfa guhita bikubwira. Shadia ton Noella njye ndagufuhira, nese nyine kubera iki wowe uzi byose kuri Bruno kandi njyewe rwose n'ukuri ambwira ibyo ashaka ko menya, ariko iyo ngize ikintu mubaza mpita mbona birakariyemo. Rwose pe Noella njye birambabaza, biranambangamira, nk'ubu ngubu ndi gushaka kumusaba ngo basi ajye kumpresenta iwabo, ababwire nyine ko tukirangiza ishuri njyewe nawe tuzabana. Noella atako haracyari kare Shadia, nta mpamvu yo kumustressa, nta mpamvu yo bumuretse turacyabura amezi angahe ngo turangize. Rero ndibaza muri ayo mezi, kandi nyine ntabwo tuzarangiza ngo muhite mukora mariage, ndibaza hazabaho ikindi gihe, we banza mukundane mumenyane, umenye uti Bruno ni muntu ki. Shadia ati kandi nyine ibyo ngibyo Bruno adashaka ko mbimenya, nyine ikintu nzi neza ko abana na papa we, ariko umugore babana ntabwo ari mama we, ariko nyine ibyo ndabizi. Ariko se nyine byagenze gute mama we kugira ngo amubure, byagenze gute? Noella ati sha uracyafite urugendo, nyine biragusaba ko mukomeza kumenyana, nyine aho
ukomeze wegeze hirya ibyo kuvuga ngo mwabana mubana se gute nyine kandi wumva atarabohokera kukwibwira. Niyo nama njye nakugira nk'inshuti yanjye Shadia. Barakomeje bajya no muri classe kuko Shadia ndetse na Noella bigaga muri classe imwe, donc bigaga faculty imwe, ariko Bruno we ntago yiganaga nabo, donc bari batandukanye amafaculty. Nyuma y'amezi make rero ishuri ryaje kurangira, baranagraduatinga bagira umunsi mwiza cyane, kuko bose bigaga mu myaka imwe nubwo amafaculty atari amwe. Iya Shadia na Noella niyo yari imwe, ariko kandi Bruno atari imwe n'iyabo, ariko bose bazije gusoza amasomo yabo. Igihe kimwe rero nibwo Shadia yasabye ko yahura na Bruno, barahura, bahurira ahantu muri hotel baraganira, hanyuma Shadia atangira kubwira Bruno ati rero kwiga urabona ko twabisoje, hanyuma rero nizere ko ikintu gikurikiyeho ari uko nyine twapanga ukuntu njye nawe tuzabana tugakora umuryango, ati mfite amatsiko yo kureba umubebe uzava muri njye nawe, ati rwose ndi kumva ari ibintu mfitiye amatsiko menshi cyane, ariko ukabona Bruno ntabwo bimufasheho. Aravuga ati okay, ndi kumva ari byiza cyane, nanjye gusa mfite amatsiko yo kuzareba umwana nzabyara. Shadia ati hanyuma babe, ndashaka ko rwose pe ujya kunyerekana iwanyu, ndabizi neza ko mama wawe nyine ntabwo ahari, ariko kandi ngomba kubonana n'uwo mumama wakureze iki gihe cyose kandi ndetse na papa wawe. Bruno yahise arakara aravuga ati ako se Shadia, nzakubwira kugeza ryari ko ibyo bintu atari ngombwa? Ntabwo ari necessaire, kandi iyo nza kumva ko ari ngombwa nakabaye narabikoze kera, kuko igihe tumaranye dukundana njye nawe rwose nakabaye narakweretse ababyeyi, ariko nyine byumve ko atari ngombwa. Shadia ati no, ese kuki wumva ko atari ngombwa? Nese tuzakora ubukwe badahari? Bagomba nyine kubimenya ko njye nawe turi mu rukundo, ko kandi tugiye gutegura ubukwe. Rwose sinzi impamvu ahubwo uba wumva ko atari ngombwa. Ako gutuma niyumva nkaho utari proud yanjye, cyangwa se ko utankunda, cyangwa se simbizi rwose. Ako Bruno ukwiye kunyumva. Bruno ati Shadia, reka mbikubwire kandi nongere mbisubiremo, ntabwo ababyeyi banjye ari ngombwa ko mbinjiza muri ibyo. Nzababwira itariki y'ubukwe, kandi kumva nta kintu nyine nifuza kubasaba kirenze, kuko ngiye kubona akazi nindangiza nsevinga amafaranga y'ubukwe namara kuboneka, rwose njyewe ndi ready, nzakubwira dukora ubukwe. Hanyuma ibyo kumbwira ngo ninjye kukwereka ngo ababyeyi banjye n'iki, nabikubwiye ndanabisubiramo, ntabwo ari ngombwa. Shadia yararize aravuga ati ntabwo nari mbizi neza ko rwose uzakomeza guheza inguni gutya. Njyewe rwose ntabwo numva nzaba mbohotse ndi mu muryango wawe batarigeze bamenya mbere y'igihe. Bruno rwose pe ukwiye kugenda ukabitekerezaho, hanyuma ukumva ko rwose nkwiriye kuza nkabonana n'ababyeyi bawe. Bruno yakomeje kumva ukuntu Shadia arimo arira amwinginga ngo ajye kumwereka iwabo. Bruno umujinya uramwica, ahita avuga ati nanga ukuntu utajya wumva, ahita ahaguruka amuta muri hoteli aragenda. Shadia noneho umubabaro uramwica, aravuga ati ako se mana yanjye, ubundi koko Bruno arankunda koko bya nyabyo, cyangwa se sinzi, iyo murebye mba mbona nkunda, iyo turi kumwe mba mbona twakundanye, ibintu byose turahuza tukagendana, ariko iyo nzanye ibya famiye y'iwabo kuki Bruno ahita ahinduka koko? Mbese undi kuki atambwira amateka y'iwabo? ni iki kintu kibura kugira ngo ambwire byose? Shadia yamaze kubona asigaye wenyine, niko guhita ahamagara Noella arira cyane. Noella ati alo Shadia, bite kuri kurira? Shadia ati Noella, umva mbabaye cyane,
Noella ati wabaye iki se? Byagenze gute? Ntumbwire ko nanone ari Bruno. Shadia ati urabizi neza ko nta wundi muntu wambabaza gutya. Noella nkunda Bruno cyane ariko sinzi impamvu atanyumva. Ubu twari turi kumwe hano arahamubwira amubwira hoteli bari barimo we na Bruno ati none ikintu kibabaje arahansize arahantaye. Noella akibyumva yumva koko Shadia arababaje ahita avuga ati okay reka nze n'ubundi ndabona akazi nari ndimo mbonye agapoze reka mfate akamoto nze nkurebe kuko Noella asigaye afite akazi ahita afata akamoto aragenda ajya kureba Shadia ahamusanze aramuhobera aravuga ati humura ndahari kubera iki byagenze gute wabaye iki aratangiye amubwira byose amubwira ukuntu baje bakundanye bararya baranywa ukuntu nyine bari bafite umunsi mwiza yumvaga rwose anejejwe no kuba ari kumwe na Bruno nyuma y'igihe kirekire bari bamaze baba ku ishuri batisanzuye ariko nyine amubwira byose ukuntu noneho yumvaga anejejwe n'uko bari kumwe aho ngaho muri hoteli tangiye amubwira ukuntu ashaka ko azajya kumwerekana iwabo Bruno ahita arakara ahita nyine ibintu byose bitabihinduka arangije ahita anahamuta. Noella ati Shadia nzakubwira kugeza ryari nguhereze igihe koko Bruno. Shadia ati ariko se wowe ubu mbwira ngo muhereze igihe ntamuhaye ni ikihe Noella? Ese undi kweki wowe nyine yakubwiye byose? Ese undi wowe kuri inshuti yanjye kweki utambwira ni ikibazo cya Bruno? Noella ati no ako se Shadia uri kumva ibyo bintu bishoboka? Nyir'ubwite we ni boyfriend wawe yanze kukubwira byose by'ubuzima gute njyewe w'umubesto we w'inshuti ye acyokora aza akaruhukira akabwira byose navuga ngo ngiye kukubwira story ngo ya sheri wawe? Uri kumva ibyo bintu bishoboka kuko Shadia rwose mbabarira unyumve rwose pe ntutume natwe tubishwanira ngo nanze kubikubwira kandi nyir'ubwite ari sheri wawe mwakagombye kuganira ibintu byose gusa ikintu ndi kukubwira cyo muhereze time ndabizi neza ko igihe kizagera abikubwira ikindi kandi umutware gake nyine niba uzi ko iyo siju ivugaho akarakara yihorere ubundi urayizanira iki? Shadia yaratuje kuko aravuga ati okay ntacyo njye nkunda Bruno cyane nta kindi kintu nakora nese nyine ko ntabimuteramo ngo abimbwire ntacyo basi nzakomeza kumutegereza gusa ntago nshaka ko tuzabana iwabo batanzi oya Noella ibyo byo ntago rwose uri bubinyumvishe nawe nyine ibaze kujya mu muryango batakuzi. Noella aramwenyura aramubwira ati ubwo nyine yabonye ko nyine nta mumaro ni ukuvuga ngo ikigaragara ni uko baba bahari baba badahari ntacyo bavuze ku buzima bwe. Shadia arikanga na papa we kuba afite papa we nta kintu ibyo bintu bivuze ntacyo bimaze. Noella ati mva reka tubyihorere ahubwo mana yanjye ndabona mpaye message ngo guhe message. Shadia ati aguhaye message ivuga gute? Arambwiye nyine ngo ngarumva ababaye nta kindi kintu ambwiye ngo nyine biraza kunsaba ko nza kumushaka nyine tukavugana ariko nyine buriya se nibyo nyine ni nk'ibo mbwiye nibyo nawe ashaka kumbwira ariko nyine mwese reka mbabwire ngo muhane umwanya cyane cyane wowe Shadia muhereza Bruno umwanya ndabizi neza nyizera ngirira icyizere byose azabikubwira sibyo? Bakomeje kuganira kuko Shadia aratuza kubabara birashira Noella aranamutahana ubona ko rwose umunsi wa Shadia nubwo yari yababaye cyane ariko Noella asa nk'umugaruye muri mudu ndetse aramwihanganisha hanyuma aranataha. Ari nabwo Noella agejeje Shadia iwabo nawe yahise ataha ageze iwe rero yabaga muri ghetto byumvikane ko yasanze Shadia ababaye atyo yanga guhita amuta ahamagara ku kazi ke ababwira ko atari bugaruke nubwo yaragiye muri pause bagumanye icyo kigoroba cyose kugeza amutahanye then nawe ageze iwe yageze mu masaa 12 arangije niko
abwira Bruno ati sorry ntabwo nakwirengagije nari ndi mu kazi urabizi ko akazi kacu katoroshye hanyuma wambwiye ngo urababaye mubaye iki se Bruno ati sha urabizi neza ko kubwira icyo nabaye kuri telefone ntabwo ari ibintu bijya bimbangukira ako nyine ndababaye kuko nongeye kubabaza Shadia Noella ati okay hanyuma none dukora iki uri hehe amubwira ahari none Noella atamubwira ati njye rero ngeze mu rugo ubwo nibigukundira uze kuza tubiganireho Bruno aramushimira aramubwira turakoze cyane ndaza kuza kukureba ati gusa ndabona ikirere twebwe hano gisa nabi Noella ati twebwe siko mbona nta kibazo cy'ikirere Bruno ati sha hano twebwe iwacu ndabona rwose imvura igiye kugwa hashize nk'iminota 20 Bruno ari kwitegura ngo ajye kureba Noella nibwo imvura igwa ari nyinshi cyane ahamagara Noella ati sha Noella nyine sha biragiye imvura iguye kandi ni nyinshi cyane gusa ntabwo ndi burare ntaje kukureba kuko nintaza kukureba ejo ntabwo nzashobora akazi k'abandi Noella ati okay ntacyo reka nze ngutekere iki Bruno aramubwira ibyo ari burye amubwira icyo ari bunywe hanyuma niko Noella yakomeje abitegura ariko wabona nta kibazo cy'imvura ihari kwa Bruno rero imvura yaraguye ari nyinshi cyane kuva izo saa 12:00 saa moya ziragera saa 3 imvura igwa noneho Noella aramubwatisha ngiye kuryama rero nizere ko rwose ejo uzaba umeze neza kuko ndabona nyine guhura byanze ari bwo Bruno yahise amubwatumva wari uzi n'ibindi aho kugira ngo ndare tutabonanye ngiye kuza ndi kunyagira noneho Noella arumirwa aramubwira ati Bruno no gusa umumotari uri bwemere kugutwara nuwahehe Bruno ati amafaranga yose ari bonshe akemera ko tunyagirwana nta kibazo rwose ndi buyamuhe ahubwo ndaje ari nabwo yahise agenda abwira umumotari ati imvura nyine n'ubundi ariko yari igenje maguru make donc yari isigaye ari bwa bujojoba bwa gutosa yego ariko atari imvura nyinshi nyine yabangamira umumotari cyane umumotari rero yiyambariye ya makote y'imvura Bruno nawe aragenda yurira moto aragenda byari bimaze kuba mu masaa 3 aragenda agera kwa Noella ageze kwa Noella yarumiwe aravuga ati akose Bruno koko rekuno Yesu we wanyagiwe watose ubwo ahita afata swime ahita amuhanagura mu mutwe amaze kumuhanagura aramubwira ati karibu atuse kuri buze gutitira nibwo yamubwira ati ngaho nta gikuramo iyo myenda wambaye ndagutiza umupira wanjye hako nyine hasi subwo ipantaro yanjye nta pantaro ngira yagukwira atari ko hari ikabutura mfite ya sport nini cyane ndizera yo iri bugukwire kuko Noella we yari mutoya par rapport ya Bruno arangije kuko rero Bruno ndetse na Noella bari bameze nk'aba sisters donc bari inshuti zaba besto ariko noneho baganira byose ariwe Bruno aruhukiraho gusa na Noella akagerageza kubwira Bruno byose ariko akanamwihanganisha akamubwira ko ubuzima arimo igihe kizagera bukarangira ko ari ibikomere ko ari ubuzima nyine ko amateka y'umuntu nta hantu ajya ariko uko biri kose bizageraho bigashira hanyuma nibwo Noella yahise amutiza umupira amuhereza n'umupira w'imbeho rwose yamburira aho ngaho kubumvaga bombi nta kintu batwaye bari bameze nk'abavandimwe mu kwiyambura kwa Bruno rero nibwo Noella agiye kumva yumva ukuntu umutima ubaye ntabwo bisanzwe nyine yarebye Bruno areba ukuntu Bruno tipe mwiza ntabwo yari yarigeze abitekerezaho ikindi gihe ariko abona ukuntu Bruno ari umutipe mwiza abona ukuntu afite amatuza abona ukuntu ateye nyine neza nk'abatipe beza cyane arangije yumva nyine akantu mu mutima we karamusimbukanye aravuga ati no oya Bruno ni musaza wawe nta kintu na kimwe ugomba kwitaho hanyuma nibwo Bruno yamaze guhindura aricara Noella aramubwira ati rero usanze n'ubundi ngiye kwiryamira urabona uhageze utinze ibintu byose nabiteguye tugiye kurya
tunywe hanyuma ubitunganiriza, ndibaza biradufata isaha imwe, hanyuma uhite utaha nanjye ndyame, ejo tuzabona uko dukora akazi. Babyemeranwa gutyo, aramwakira, bararya baranywa, barimo bararya rwose, ariko Nowela akajya yumva mu mutima we afite ukuntu yahindutse, akibaza ariko se byangendekeye gute? Uyu ni Bruno dusanzwe tuvugana ibintu byose, umeze nka musaza wanjye, kubera iki nyine hari ukuntu ndi kumwiyumvamo bidasanzwe? Bruno ariko we nta kintu ibyo byari bimubwiye, wabonaga nyine bisanzwe kuri we na Nowela ko ari abavandimwe. Barimo bararya benda kurangiza kurya, bagiye bumva ko bwari bwije cyane, ya mvura yaguye kwa Bruno noneho nayo igwa ari nyinshi cyane, bigaragara ko yagiye igwa mu makartier nyine amasaha agiye atandukanye, ubwo muri quartier Nowela abamo aribwo nayo iyo mvura ihageze. Bruno yahise avuga ati no mana yanjye, none iyi mvura ndayitahamo, iyi mvura noneho ko ibaye nyinshi cyane, imvura yabaye nyinshi iragwa, kwa kundi imvura igwa bakareba ku isaha, urumva bari barangije kurya baricaye, bari bari muri ghetto ya Nowela, ni igitanda nyine nta kindi kintu kibamo, gaze iteretse aho mpande n'utuntu twose tuba turi aho, ni chambrette nyine, bari bicaye ku buriri baganira, bariye barangije kurya, imvura yaraguye, none no kuganira birabananira, imvura iragwa kuva hafi saa 4, babona saa 5 zirageze imvura igwa, saa 6 ziragera, kandi ari imvura nyinshi cyane yayindi nyine noneho utanatahamo, niyo wanatahamo noneho utabona umumotari uri bukubwire ngo ndakujyana bitakunda. Nowela atangira gutekereza, aravuga ati mana yanjye, ubu se ngiye na Bruno tugiye kuryama, ariko rero iyo aba ari imbere twakabaye twanabikoze, ariko se kubera ikindi kumwiyumvamo mu buryo budasanzwe? Mana yanjye, kuko wamfashije, kuko none iki gikombe ukakindenza, kubera iki ndi kumva ndi gukunda Bruno cyane, kandi ntabwo nsanzwe mukunda, ni umuvandimwe wanjye. Ubwo ko nguko ari gutekereza ibyo ngibyo, Bruno nawe aho yicaye ari gutekereza, aravuga ati mana yanjye, use none ngiye kurarana na Nowela, ese ubundi kubera iki Nowela ibintu byose nananiwe kubwira umukunzi wanjye Shadia nisanga nabibwiye Nowela? Ese kubera iki ubundi Nowela iteka ari we muntu twukiraho? Buri wese muri we yakomezaga kwibaza ibyo, barareba ku isaha babona noneho saa 6 zirageze, baravuga bati se turabigenza gute, turarara twicaye? Aribwo Bruno yahise avuga ati no, tugomba kuryama, basi ryama aho ku buriri, njyewe ndyame hano hasi ku gatapi, ariko turyame, wenda wowe wo ku buriri urafata ishuka, njyewe wo hasi mfate coveroli. Nowela yumvishe ko Bruno ari gutekereza gutyo, we yahise aba nk'uwihagazeho, ahita avuga ati no Bruno, njye nawe turabavandimwe, ese why not tutaryama ngo dusinzire? Ngwino turyame rwose, nta mpamvu, reba imbeho ihari, reba imvura yose ihari, ngo uraryama hasi kuri tapi? Oya sha, ngwino turyame nta kibazo. Bahise burira uburiri bombi bararyama, noneho Bruno ahita rwose, wabonaga kanananiwe, ntabwo yari yabashije kubwira Nowela byose ibye na Shadia. Imvura yabaye nk'ibatenguha, bakomeza bayitegereje batanaganira, ikaba nyinshi no ku hejuru rwose, bakumvira imira basakuriza cyane handi kugira ngo bavugane byasaba ngo basakuze, ari nabwo bahise baryama. Bruno mu minota mike yari atangiye gusinzira, ariko Nowela we noneho gusinzira biramunanira. Nowela akomeza kwigaragura mu buriri, yumva yabuze ibitotsi, yumva yabuze n'ikintu akora, kandi akabona rwose Bruno we atangiye gusinzira. Nowela yumva n'imbeho iramwishe, muri we aratekereza atako se kubera iki ubundi ntapfumbata Bruno kugira ngo iyi mbeho numva mfite ishire? Yaramwegereye aramupfumbata, noneho mu kumupfumbata yumva arapfuye, aravuga ati mana rero ni ibiki biri kumva uko wagira ngo mfashwe n'amashanyarazi. Noneho mu gihe Bruno nawe yari atangiye gusinzira, acyumva umubiri wa Nowela umukozeho, noneho nawe yahise akanguka, abura ibitotsi, atangira gutekereza, aravuga ati mana yanjye, harya ubwo niryamanye n'umukobwa? Nowela nyine turaryamanye? Noneho nawe atangira kumva ibintu
by'urukundo birimo biramwakamo, atangira kumva Nowela ari kumukurura cyane, aramutekereza akabona ni n'umukobwa mwiza yego, gusa bombi bari batarabwirana ngo dukundane ng'iki, kuko bombi bari babiziranyeho ko Bruno akundana na Shadia kandi Shadia akaba ari inshuti ya Nowela. Nibwo Bruno noneho nawe yahise aba nk'ukangutse, noneho nawe ibitotsi biramushirana kuko Bruno yarebaga hirya Nowela yamupfumbase nyine asa nk'umuri inyuma. Hashize umwanya nibwo Bruno yaratekereje neza bigeza ngo nawe ahita ahindukira, noneho barapfumbatana bombi barebanye mu maso. Nowela noneho isoni ziramwica, ariko nyamara akumva n'umutima we ufite ukuntu uri gutera cyane. Nowela n'ibimwaro byinshi ati ubundi se harya kutambwiye ikintu cyakuzanye byagenze gute wowe na Shadia? Bruno nawe nyine mu maso y'urukundo rwinshi cyane yarebaga Nowela, ahita amubwira ati tuvuge kuri ibyo se cyangwa tuvuge uko wumva umerewe, ko ndi kubona umutima wawe uri gutera cyane, uzi ko ndimo ndabibona. Nowela araseka aravuga ati mu by'ukuri mfite ubwoba. Bruno ati ufite ubwoba bw'iki? Mura nta kintu ndi bukugire, nta kintu ndi bukore utagishaka. Nowela ati oya ntabwo ari icyo ngicyo kinteye ubwoba, ahubwo nyine mfite ubwoba bwo kumva ukuntu umutima wanjye urimo gutera. Afata ikiganza cya Bruno agishyira munsi y'ibere rye ry'ibumoso, aramubwira ati ntabwo nzi impamvu umutima wanjye uri gutera gutya. Bruno ati ese urankunda? Nowela ati ntabwo mbizi. Kuvuga ibyo Nowela yari yatangiye kurira, Bruno aramuhanagura aramubwira ati no, ni ubwa mbere nkubonye urira Nowela, byagenze gute, ufite ikihe kibazo? Nowela ati nabikubwiye ndumva mfite ubwoba, ndumva ntazi ikintu nshaka. Bruno ati nguhobere? Nowela ati ntabwo mbizi niba mu by'ukuri ari byo nshaka, ariko twabikora. Bruno yafashe Nowela aramuhobera cyane, noneho Nowela akomeza kumva urukundo ari gukunda Bruno ruri kumurusha imbaraga, yumva aramukunze cyane. Ari nabwo mu kumuhobera yamurebye rwose, bombi bisanze basomanye, barasomana basomana umwanya munini cyane, kuko urumva bari mu buriri bonyine, bari kumwe mu cyumba muri iyo chambrette yabagamo nyine Nowela. Hanyuma imvura iri kugwa nyinshi hanze, bisanze basomanye ndetse basomana umwanya munini, bituma nyine bumva bombi nyine bashatse kugira ngo bakomeze. Ari nabwo Bruno yabajije Nowela ati none se nkomeze? Nowela ati ni ukuri ndumva mbishaka, ariko nyine ndumva mfite ubwoba. Bruno ati humura, ni ubwa mbere ugiye kubikora? Nowela ati yego ni ubwa mbere. Bruno ati okay humura, utware neza, humura rwose nta kibazo uri bugire. Bombi rero barakomeje koko bisanga baryamanye bombi, ari nabwo basoje nyine igikorwa cyabo cy'urukundo rwari ruri kubakamo cyane. Hanyuma Nowela atangira kuvuga ati mana yanjye niba iki nkoze ko? Bruno ati humura rwose, nabanje nakubajije inshuro nyinshi, ndakubaza ngo nkomeze. Nowela ati humura, n'ubundi nanjye ntabwo ndimo ndabigushinza, kuko ndabizi neza ko ninjye waguteye kubikora, ariko kandi nyine mfite ubwoba nk'uko nabikubwiye, noneho ubwoba burushijeho kunyica. Ubwoba bwa mbere mfite ni ubwa Shadia. Bruno twembi tuzi neza ukuntu Shadia agukunda, kandi tuzi neza ukuntu ari umwana mwiza atwizera, none reba birangiye njye nawe dukoze aya mafuti. Basi reka ngusabe ikintu kimwe, nyemerera ntibizongere. Bruno ati rwose humura ntabwo bizongera, ikindi kandi Shadia ntabwo azigera amenya ko ibi bintu
byabayeho bararyamye noneho barasinzira buracya ari nabwo Nowela yabyutse ategura breakfast barayifata hanyuma bombi bahita banagenda Nowela ajya mu kazi Bruno we yasubiye iwabo kugira ngo ahindure imyenda then abone kujya ku kazi bose rero bagiye ku kazi ku manywa bakomeje kuganira bavuga bati koko mana yanjye biriya ni ibiki byatubayeho baravuga bati oya biriya bigomba kuba ibanga ryanjye nawe rwose uzambabarire ntibizasohoke Nowela ati humura ntago amabanga yose mfite yawe noneho najya kumena ibanga nzi ko nanjye biri bungireho ingaruka ati humura rwose Bruno nawe asezeranya Nowela ko ibyo bintu bitazigera bisohoka na rimwe iminsi rero iba myinshi Shadia nyine yaje kwiyungana na Bruno kuko ariko Nowela yari yasabye Bruno aramubwira ati buhoro buhoro ariko kandi ndagira ngo ngusabe ngo rwose mbabarira ufungukire Shadia umubwire iby'ubuzima bwawe basi ujye ugenda umubwiraho gato gato kuzageza igihe yumva impamvu utitaye ku babyeyi bawe ati ibyo bintu bizafasha Shadia kandi bitume akomeza kukwizera no kumva ko nyine uri ubuzima bwe Nowela uko yakomezaga yinginga Bruno ngo azabwire byose Shadia nibwo koko Bruno yumvise ko ari ngombwa noneho ko igihe kigeze ajye kubwira Shadia byose kugira ngo noneho bazapange no kubana nibwo Bruno ubwe yihamagariye Shadia aramubwira ati tugomba guhura noneho ndumva nshaka kukubwira byose Shadia yarishimye cyane yumvaga uwo munsi awutegereje baragenda bageze ahantu bagombaga gusangirira barasangiye Bruno rero niko gutangira kumubwira inkuru ye aramubwira ati rero buriya ibyo ubumbwira ngo mbwire papa ngo cyangwa ngo mbwire uriya mugore ngo ni Solange ntabwo rwose mba numva biri kunzamo ati kubera ko uriya mugore ngo ni Solange navuga ngo ameze nk'uwaroze papa ntabwo ari ukumuroga komutera ariko ikintu cyose papa akoze ni ukuvuga ngo ni Solange aba yacyemeye Bruno ati buriya rwose Solange ikintu yemeye icyo papa akora kandi nyine ntiwabyumva ko njyewe na mushiki wanjye kuva tukiri abana twabayeho Solange ikintu ashatse niyo twasaba ngo papa naduhereza 5,000 Solange atabyemeye papa ntago kandi papa niwe ukorera amafaranga nk'uko ubizi rero papa wanjye ni umupasiteri Shadia ati yego ndabizi ko ari umupasiteri kandi mbona ari umuntu mwiza ati rwose birumvikana ko uwo musolange yamuroze Bruno ati oya ntago ariko biri gusa afite ikintu nyine ahora amukangisha ati nanjye nabimenye nyuma mbimenya aho nkuriye ati ubundi story ukuntu imeze y'iwacu urumva mama wanjye na papa babanye neza bari barakuriye mu muryango usenga papa rero aba umuntu usenga cyane aba umunyempano yarerekwaga agahanura mbese yari umuntu w'Imana abantu bose bazi noneho uko kuntu yabikoraga akajya ajya guhanurira nk'abantu ibintu bikaba bakamuha amafaranga arareba abona ahubwo ibyo bintu akwiye kubibyaza umusaruro bisa nkaho ibintu by'agakiza k'Imana abivanze no gushakamo indonke akagenda atanasenze akajya guhanurira abantu akababwira ibintu bizaba kandi koko bikaba abakire bakamuha amafaranga nibwo yahise atekereza aravuga ati izi mpano zanjye ntabwo ugomba kuzicarana reka nshinga idini yashinze idini rero ari nabwo nyine yaje kwitwa pasiteri nyuma urumva yabifatikanyaga no kudasenga agakomeza akavuga ngo ni umupasiteri abantu bagatura abantu baramukundaga cyane kuko urumva bari bamuzi kuva kera ari umuntu w'Imana ariko kandi njye navuga ngo ubwiza bw'Imana bwari bwaramuvuyeho noneho asigaye akora ibintu nyine ubona ko ari ibyo gushaka indamu ari ibyo gushaka amafaranga ari nabwo yaje kuvangirwa noneho atangira kujya akora biro ngo azajya agira abantu inama rimwe rero ngo umudamu umwe witwaga Vivine yaje kumugisha inama amubwira ukuntu umugabo we yitwara nabi amuganiriza akabyanga ko kandi rwose atajya amuhaza mu buriri iyo baryamanye umugabo ahita arangiza hanyuma umugore agasigara gutyo
pasiteri arabyumva ariwe papa wa Bruno arabyumva yumva nyine agiriye impuhwe Vivine, nyuma nibwo yaje kubwira Vivine ati rero hari umudayimoni udakurwaho no gusenga gusa, ahubwo nyine ati buriya umudayimoni wo kuvuga ngo urashonje ntabwo ari ukuvuga ngo turasenga ibiryo bize, ahubwo nyine tugomba uwo mudayimoni akurwaho no kubona ibiryo, ugashaka ibiryo umuntu akarya. Vivine we yaravugaga ati buriya ibyo ubundi ntacyo byari bintwaye, ariko ikintu bintera umushiha, ugasanga abana banjye nabashihuye, abakozi bo mu rugo, mbese iyo byarangiye nabi gutyo usanga mfite umushiha, mporana umushiha, ati ni ikintu nihannye imyaka myinshi ariko byanze gushira, kandi nyine ndabizi neza ko mbiterwa n'ibyo. Pasiteri ati rero uwo mushiha ugomba gushira mu izina rya Yesu. Arangije nibwo yatangiye nyine kujya mushukashuka, noneho umunsi babaga batagenje neza ibyo mu buriri we n'umugabo we, pasiteri akaza nyine akamukemurira akabazo, babaho ngaho. Vivine rwose umushiha uragenda uramushirana kubera ko yabaga yatewe umunezero na pasiteri. Nibwo rero mama wa Bruno yaje kubimenya, arababara cyane ararakara, ati ntabwo nari nzi ko ugiye mu by'ubupasiteri ukazajya ugira abantu inama warangiza ukanabasambanya, ibyo bintu ntabwo ari byo, ugomba kumesa kamwe ukamenya niba uri umukozi w'Imana cyangwa ukamenya niba ugiye muri iyo mico yawe y'uburaya. Kuko papa Bruno yaragiye ibyo bya Vivine bivaho akajya asambana n'abandi nabo baje kugisha inama gutyo, nyine ubwiza bw'Imana bwari bwaramuvuyeho, gusa abantu bagakomeza kumwizera kuko bumvaga ko akiri umuhanuzi agikora ibitangaza. Noneho umunsi umwe rero mama Bruno yarakaye ati ngomba kuza kubibwira abakristu uyobora. Yarakaye cyane nibwo yamusabye imbabazi amubwira ko bitazongera, ari nabwo papa Bruno yaje kugisha inama umwe mu bo baryamanaga witwaga Solange, ari we nyine babana kugeza na n'ubwo. Ubwo ibyo ni Bruno wabibwiraga Shadia, nibwo papa wa Bruno nyine yagiye kugisha inama Solange, amubwira byose, amubwira ukuntu umugore we agiye kuza kumuteza abakristu bose bakamushiraho, avuga ukuntu ari indaya. Nibwo Solange yahise amubwira ati oya, ntabwo agomba kukubuza ayo mahirwe, urabizi neza ko umaze kubaka amazu, umaze kugura amamodoka, kandi byose byabaye mu maturo, ntabwo nibaza impamvu rero ashobora kugukura amata mu kanwa. Uzi ko abagore ariko bibagirwa, ubu se ayobewe ko ibintu ukora ari byo bimutunze, inzu arimo niho wabikuye, ni mu maturo. Arayobewe se kuntu kera mwahoze muri inzahare nta kintu na kimwe mugira, ngo uba muri aba barokora utarashinga itorero ryawe? Ati rwose abagore ni uducucu, sinzi umugore wawe ukuntu atekereza. Ari nabwo yahise amugira inama ati rero rwose pe akwiye gucisha make, ugomba kumucecekesha. Papa Bruno ati nkabikora gute se? Undi ati uzagenda ufunga inzu, abana bazaba bagiye ku ishuri, nurangiza imfunguzo uzimure, umubwire ngo uragiye, hanyuma usige ufunguye gaze, wazaza naza kwicana izahita rwose izamutwika, kandi ndabizi neza ko namara gushya azabona ko donc ibyo byo kujya kubwira abakristo ngo sinzi ngo uri umusambanyi, ibyo bintu byose azagenza make atuze, nyine arwane n'ubushye bwe n'ibikomere bye. Hashize iminsi 2 koko papa Bruno yakoze ibyo Solange yamugiriye inama, arakinga imfunguzo arazimura aho bazibikaga, azishyira ahandi, hanyuma aragenda abwira umugore we ati ndagiye rero ngiye mu kazi, ahita agenda. Yari agiye kuri biro nyine aho ngaho yakoreraga, donc aho habaga idini rye. Arangije koko mama Bruno yarabyutse akenera gucana gaze ngo ashyushye icyayi anywe, arangije akicana umuriro wose uraka, kandi papa wa Bruno yari yakubye kugira ngo bitaza guhita bifata inzu yose nayo bakayihomba. Ariko papa Bruno mu kujya mu kazi nibwo yahise ahamagara Solange, aramubwira ati umva bya bindi ndabikoze, nizere ko rwose biri bumucecekeshe, aragenda arwane n'ibikomere bye, mu minsi mikeya rwose araba yibagiwe ibyo yaragambiriye kuza kunkorera.
muri ibyo byose papa Bruno yavuganye na Solange. Solange yari yakoze rikodi y'iyo call bakoranye, arabibika. Arangije kuko bamuhamagaye bamubwira bati umugore ashaka kujya kwa muganga, yahiye kandi yahiye bikomeye cyane, nibwo yaje amutwara kwa muganga. Umubyeyi kuko yari yahiye cyane ariko atapfuye, nyuma rero nibwo yaje kurwara igihe, ari nabyo byaje kumuviramo gupfa. Iyo nkuru yose Bruno yari ari kuyibwira Shadia nawe yumiwe, akababaro kamwishe, aravuga ati ibyo byakozwe n'uriya twita pasiteri, hanyuma kuki batamufunze? Ari nabwo Bruno amubwira ati none se bari kumufunga gute, ntiyari ahari, yari yagiye. Nyine urumva mama ni gaze, bavuga ko ari gaze yamwokeje, nyuma bikaza no kumuviramo gupfa. Birumvikana neza ko ntaho icyaha cyari kumuhama, ko nta muntu n'umwe wari uzi ko ibyo bintu yabikoze uretse Solange babivuganye. Shadia ubwoba buramwica, aravuga ati mana we, ati sorry pe, ntabwo nzi ko ufite story ikomeye gutyo ibabaje. Ati hanyuma se byaje kugenda gute nyine kugira ngo Solange abe abana na papa wawe? Bruno ati nyine nyuma yaho nakubwiye undi mugore witwaga Vivine, papa yazaga nyine agakemurira ibibazo bye. Bamaze kubona ko mama apfuye, nibwo bahise noneho bavuga bati reka twibanire. Baranabana, basezerana no muri iryo dini rya papa. Ati bamaze kubana rero noneho Solange yaje kurakara cyane, aravuga ati njyewe nari nzi ko nkugiriye inama ukikiza umugore wawe, numvaga ko ubwo ari njyewe ugomba gushaka, none birangiye ushatse Vivine. Ariko mu by'ukuri papa wa Bruno yakundaga Vivine cyane, niba ari uko nyine bagiye bahura baganira bakaryamana, birangira nyine mu bantu bose baryamanaga na papa wa Bruno yikundiye Vivine. Birangira Solange arakaye nyine, aramubwira ati wari uzi n'ibindi mfite rikodi zawe umbwira ko warangije gukora bya bindi byose wakoreye umugore wawe, ngiye ndazijyana ndazishyira polisi, uzamara ubuzima bwawe bwose muri gereza niba udashaka kugira ngo ari njye tubana. Papa Bruno bimuyobeye, nibwo yabyutse mu gitondo abwira Vivine ati burya wari uzi n'ibindi, naraguhaze pe, genda sinyigukeneye. Vivine yarababaye, ari nabwo yamubwiye ati none se uransezerera mara masa? Ari nabwo kuko bari bamaze gusezerana baje kugabana imitungo, ariko Solange nubwo yaje kwinjira mu rugo rw'iwabo wa Bruno. Hanyuma rero hakomeje kuba intambara z'ukuntu ikintu cyose n'ubundi Solange akangisha papa wa Bruno za rikodi, akajya amubwira ati nudakora ibi biragenda gutya. Bruno ati noneho rero papa wanjye, ubu nyine ntabwo akiri umuntu nshobora gutekereza kugisha inama, kubwira ikintu runaka. Ati ibyo bintu byose n'ukuntu Solange amuyoboza inkoni y'icyuma, donc ahora amuyoboye, ahora amutera ubwoba. N'ubwo buzima papa abayemo, yatinye gufungwa azira ibyo yakoze byose. Hanyuma rero agomba guhangana n'iki n'ubuzima bwose Solange amutwayemo. Solange rero ntago mukunda, niko Bruno yari ari kubwira Shadia, simukunda ku buryo nyine namubwira ngo dore mufite umukunzi ngiki, cyane ko nta n'ibintu byinshi nexpectinga kazamfasha mu bukwe, nta nubwo rwose nyine kazagera mu rugo rwanjye kuko ndamwanga cyane. Urumva ko ibintu byose yakoreye umuryango wacu, niwe washenye umuryango wacu, niwe noneho arangije awuzamo. Ati nyine nawe urabyumva. Shadia yarababaye, ariko noneho yumva agize n'ubwoba, agira ubwoba bw'iyo background y'umukunzi we. Aravuga ati mana yanjye ngomba kugenza gake, ibintu ntago nabyisukira ubu. Solange nantera hejuru akazaza n'ubundi nanjye akamerera nabi. Ubwo ibyo byose Shadia yari ari kubitekereza mu mutima we, ariko mu by'ukuri Bruno we yari amaze kumubwira byose by'ubuzima bwe, by'ubuhamya bwe. Baranatandukanye nyine baragenda, ariko Shadia agenda afite ubwoba bwinshi cyane, mu gihe Bruno we yumvaga aruhutse, kabwiye umukunzi we byose ntacyo asize inyuma. Ubwo nyine bakomeje kugenda bavugana. Nyuma hashize amezi 2 nibwo Nowela yaje kubura imihango,
atangira kugira ubwoba aravuga ati ibintu nakoze rimwe mu buzima bwanjye ntabwo bishoboka ko naba oya reka ne kubitekereza ubwo wenda hari ikindi cyabayeho, ariko akomeza kugira ubwoba kugeza ubwo yagiye muri farumasi agura tesite, afata nyine umusarane we aripima asanga yarasamye. Mu by'ukuri yabikoze inshuro imwe gusa, azi neza ko yabikoranye na Bruno, niko guhamagara Bruno amubwira byose, amubwira ukuntu yasanze yarasamye, amubwira ukuntu ari we wa mbere babonanye kandi ari nawe wa nyuma, donc ibyo bintu yabikoze inshuro imwe mu buzima bwe. Hanyuma kubera ko Bruno yari amaze kuganira byose na Shadia kandi agatekereza ko ubukwe bwabo nyine ikintu bari gukora ari ugusevinga kugira ngo bazakore ubukwe, yahise agira ubwoba abwira Noella ati Noella mbabarira iyo nda tuyikuremo. Noella ati ngo iki Bruno, ntabwo nshobora gukuramo iyi nda, oya ngire kuba narakoze amafuti yo gusambana nongereho ko nakuramo inda nica umuntu, already umuntu yabayeho. Bruno ati none se Noella urabizi ko uri inshuti yanjye, ubu si ibyo bintu mbabarira pe, mbabarira sinshaka ko ibyo bintu Shadia abimenya, ikindi kandi noneho ikijyanye no mu rugo uzambabarire wowe ukabyara mu rugo ntibazigere bamenya ko nateye inda kuko papa wanjye urabizi ko ari umupasiteri, nubwo ari umupasiteri w'umutubuzi ariko ibaze nyine abakristo bamenye ko ngo umuhungu we ngo yateye amada n'ibiki, sha papa yandakarira, nako simbizi, uzambabarire rwose ntihazagire umuntu n'umwe umenya basi ko naguteye inda, niba wiyemeje kuzamubyara karato, ariko umbabarire rwose pe ntihazagire umuntu n'umwe umenya ko naguteye inda. Noella ati icyo nicyo kibazo cyonyine ufite cyo kugira ngo ntihazagire umuntu umenya ko wateye inda, ati icyo cyo nzakigukorera ariko ndeke mbyara uyu mwana. Baratandukanye bombi bafite ubwoba bwinshi cyane, ari nabwo Noella yakomeje gutwita iyo nda, noneho aza no kubibwira Shadia ati sha banteye inda. Shadia ntiyanabitindaho aramubwira ati sha pole nyine ndabizi ntabwo biba byoroshye, nzagufasha uko nshoboye, gusa Shadia ntabwo yari guhita atekereza ko ari Bruno wateye inda. Bruno na Shadia rero bakomeje nyine kuganira, ari nabwo baba bashyizeho igihe cyo gukora ubukwe, bategura nyine igihe cyo kuzakora ubukwe, batangira gutegura ubukwe bwabo bombi. Umunsi w'ubukwe rero warageze, ari nabwo Shadia yari ari mu cyumba ari kwitegura, bagiye kujya kuri sale bagombaga gukoreramo doti, abandi bose bari bagezeyo, nibwo bategereje Shadia, mama we akajya amubwira ati Shadia ese waje tukagenda kuri sale. Shadia yakomeje kubwira mama ati ndumva mfite ubwoba bwinshi. Mama we bigeze aho ngaho amusanga mu cyumba aramwicaza aramubwira ati ndakeneye ko unganiriza byose ukambwira ikintu kiri kugutera ubwoba ku munsi w'ubukwe. Shadia rero wari waratinye kugira umuntu n'umwe abwira byose, nibwo yicaye abwira mama we byose ibyo Bruno yamubwiye, aranamubwira ati mfite ubwoba bwinshi bwo kuba umukazana wo muri uriya muryango, ati uwo Musolange ntabwo rwose numva ikintu kizaba hagati yanjye nawe. Mama we aramubwira ati ariko icya mbere ni uko umusore yakubwiye byose, ikindi kandi yakubwiye ko abo bantu yaba papa we yaba Solange ntabwo bazigera bagera mu buzima bwe, urumva nyine ntacyo bavuze mu buzima bwe. Shadia ati oya mama, nese nyine gute nta kintu bavuze mu buzima bwe kandi nyine umwe ari papa we undi ari mukase, mama njye mfite ubwoba. Mama we yabuze icyo akora, aramubwira ati noneho ukora icyo umutima wawe uri kugutegeka. Shadia ahita abwira mama ati ngiye rwose ubu bukwe ntabwo buri bube. Mama we yagize ubwoba aravuga ati Shadia ugiye kudusebya, urasebya umusore, urasebya ubu se kuko bizavugwe ko wanze ubukwe ku munota wa nyuma, ese undi kubera iki warindiriye kubimbwira ku munsi w'ubukwe, wari ubyicaranye iki gihe cyose, kuki utabimbwiye? Shadia ati mama nta kindi kintu nakora ariko ubukwe ntabwo bugomba kuba. Mama we yararize aramuhendahenda ati rwose basi uzamusabe muve no muri iki gihugu mugende. Shadia ati oya ntabwo ngomba kuba umukazana wo muri uriya muryango. Mama we yabuze icyo akora, atangira nyine kubibwira abantu bari kuri sale ko umukobwa yanze ubukwe n'iki, kandi abakwe already bari bahageze.
Bruno n'abamuherekeje bose bumva iyo nkuru, bumva ukuntu ubukwe butari bube, mu by'ukuri na Noella yari ahari, yari atwite inda nkuru rwose ubona y'imvutsi, nibwo bose byabashobeye nta wundi muntu Bruno yagombaga kubwira ibyo bintu, yaragiye abibwira Noella avuga ko Shadia yanze ubukwe ku munota wa nyuma. Noella rero byaramubabaje cyane, areba ukuntu nyine Bruno ubuzima bwose yabayemo kuva ari umwana yabayeho ababaye, ibikomere afite n'iki, kongeraho noneho icy'uko ubukwe bupfuye ku munota wa nyuma umukobwa amwanze. Noella nawe yumva rwose biramubabaje abura aho abibika, ari nabwo yahise amubwira ati ihangane komera, ahita asaba abahungu bari bari aho arababwira ati nimugende mube muri kumwe mu cyumba na Bruno. Bruno yaragiye nyine ngo bamuturishe icyumba bari babahaye n'ubundi cyo kwambariramo ku ruhande rw'abasore, yicaramo bikomeza kuvugwa hanze ko ubukwe bwahagaze, amasaha aragenda arakura, ari nabwo Bruno yaje gusohoka avuga ati ndashaka Noella. Baramubwira ati Noella baramutwaye kuko ameze nk'umuntu ugiye kubyara cyangwa se inda igiye kuvamo ntawamenya, kubera ko urabona ko yavuye hano nyine ari ku isi. Noneho Bruno ubwoba bwaramwishe, yatekereza ukuntu umwana Noella agiye kubyara ari uwe, nta muntu n'umwe Noella yagiye abibwira, noneho arushaho gukunda Noella, aravuga ati ubundi Noella niwe mukobwa ijuru ryari ryarangeneye, ubundi kubera iki nagiye gukunda Shadia, none birangiye Shadia ansebeje bigeze aha. Nibwo yahise afata imodoka akurikira Noella wagiye kubyara, asanga Noella nyine kuko bamugejeje aho agomba kubyarira, ari nabwo yabyaye akana k'agakobwa keza cyane, basanga gasa cyane cyane na Bruno. Bruno rero yatangiye nyine kwita cyane kuri Noella, akomeza kumubwira uburyo amukunda, ukuntu amushimira ko amubyarira umwana w'umukobwa, amushimira ko ubwe yari yarihebye yumva ko adashaka n'uko umwana bamubyara, ariko aramushimira cyane. Bombi bavuye aho batahana bajya kubana, ari nabwo Bruno yakomeje kwita kuri Noella, bagira urugo rwiza cyane. Mu gihe Shadia we ibyo byarabaye, abantu bose nyine baramugaya, baravuga bati ese kubera iki nubwo yaba afite ikintu yagaye uyu musore, kubera iki nyine abimubwiye ku munota wa nyuma ubukwe bwabaye, ibintu byose barabyishyuye ubukwe bugapfa. Noella ndetse na Bruno bakomeje kubana, babyara abana batatu, mu by'ukuri bagiye kubyara abana batatu. Shadia we yari amaze kugira mu myaka nka 40, abantu bose umuntu wese uje kumutereta bagahita bavuga bati uriya wica ubukwe ku munota wa nyuma, reka reka. Birangira nyine Shadia yageze mu myaka 40, yarabuze umusore umukunda, yarabuze umugabo, kuko bose batekerezaga ko ahari yica ubukwe ku munota wa nyuma. Nyine nta muntu wongeye kumugirira icyizere, ndetse atangira no kujya yumva afite ishyari rya Noella ubana na Bruno. Ariko Noella we nubwo bwose Bruno yari yaramubabaje, yaranze ko kwakira umwana, ndetse akanamusaba ngo ntihazagire umuntu n'umwe ubimenya, kuko Noella abikora uko nguko yabishakaga. Ariko kuri finali Bruno yaje gukunda Noella cyane, bombi bagira urugo rwiza, kandi koko ntago belle famille ya Noella cyangwa se papa wa Bruno na Solange bigeze binjira mu mubano wabo nk'ubwoba Shadia yari afite. Tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu y'urukundo, mwakoze cyane gufata uyu mwanya wose mukabana natwe mu nkuru y'uyu munsi. Ni inkuru rero navuga ko ukuyemo amasomo menshi y'ubuzima, by'umwihariko mu rukundo. Ariko isomo nkuyemo ni uko urukundo ntago baruforsa. Kuva ku itangiriro Bruno yarabyumvaga ko akunda Noella, Noella nawe yarabyumvaga ko akunda Bruno, ariko kubera Shadia wari ubarimo hagati, ariko kandi Shadia nawe Bruno yarabyumvaga ko atamukunda byuzuye, ariko sinzi impamvu yaforsaga ngo niwe ngo ashaka ko babana. Ariko mu rukundo ibintu byose birikora, ibintu byose birijyana. Ntago rero byari ngombwa ko Bruno akomeza gutekereza ko Shadia ari we w'ubuzima bwe, kandi yarabyumvaga neza cyane ko Noella ari we iteka aba yisanzuyeho, ari we abwira byose. Ikindi kandi ntitukishuke ngo ufite best friend ngo wa sex oppose yawe, donc kuba uri umukobwa ukumva ngo ufite
muhungu ubwira byose kandi ntabwo ari musaza wawe nk'uko mubivuga, muzisanga rero mwakoze amafuti, mwakoze amakosa, ibyiza ni uko wizera inshuti yawe cyangwa se umukunzi wawe niba wumva bitari kuza, ahubwo ukwiye kuva mu rukundo nawe. Apana gukomeza guforsa ngo wumve ngo wenda ngo bizageraho ngo bigende neza, no. Hanyuma Shadia nawe muri iyi nkuru twamugaya kubera iki nyine yabaye cyumva iyo nkuru atahise yumva ko agomba kurekana na Bruno kugeza ubwo byageze ku munota wa nyuma, ku munsi w'ubukwe akaba ari bwo ava mu rukundo. Kandi byarashobokaga ko ava mu rukundo mbere, hanyuma ibyo bintu byose ntibimenyekane kuko n'ubundi kuba waba ukundana n'umuntu mugatandukana ni ibintu byoroshye. Ariko kandi ikigaragara nta nubwo yakundaga Bruno kuko urukundo rwo rurihangana. Urukundo umuntu aragukunda nubwo byaba bimeze gute, nubwo waba ufite background mbi, nubwo waba ukennye, nubwo waba ubana n'ubumuga, urukundo nuko rukora. Ndagukunda nubwo. Hanyuma Shadia ikigaragara yari afite ibindi byinshi akurikiye kuri Bruno, wenda ku bwiza bwa Bruno cyangwa se iki, ariko ikigaragara ntabwo yamukundaga urukundo rwa nyarwo koko rwabemerera kubana. Hanyuma urukundo rwa nyarwo rero byarangiye rutsinze kuko rwari urwa Noella ndetse na Bruno, babanye ubuzima bwose bagira urugo rwiza cyane. Noella kuko ntabwo yigeze yita kuri background ya Bruno, kandi koko nta nubwo dukwiye kurenganyiriza umuntu background ye cyane ko atari uba warabyikururiye. Mwakoze rero, niba nawe hari inama ukuye muri iyi nkuru, reka witwandikire muri comment, hanyuma tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Turabakunda cyane. Mwari kumwe na Celeste Habonimana. Bye bye.